ibyo ukora ubishyiraho umutima, wananza gushyiraho umutima ukabikorana n'ubwenge, ariko emosiyo ntizikuganze, byose ukabikora neza. Yego yego. Ni byiza rero ko mubyeyi wowe cyangwa se unkurikiye, imbuga nkoranyambaga zawe umenya uburyo bwo kuzigenzura, ukamenya n'amagambo ukoresha, ukamenya niba ibyo ushyiraho ari cyo biri buze kwigisha rubanda. Ntutwarwe n'amarangamutima, ko iyo uhuye n'umukuru w'igihugu nk'uku nguku ukazana amarangamutima mu byo ugiye kubaza, rimwe na rimwe bituma icyo ugiye kubaza kitagerwaho. Ugahura n'umukuru w'igihugu, hari umuhanda muturanye nawe wananiranye, aho kugira ngo ubaze ukajya kubaza ibintu bitagize icyo biza kumuhera rubanda. Ni byiza rero ko tumenya kubariza cyangwa se kubaza ibikwiye mu gihe ubuze guhabwa ayo mahirwe, cyane ko ntawe upfa kujya guhura n'umukuru w'igihugu utahawe invitation, ntabwo ari ugupfa kugenda gutya. So mu gihe rero wagiyeyo byaba byiza utubarije twese. So imbuga nkoranyambaga rero, ubwo umukuru w'igihugu yabitanzeho umuco cyangwa se yabivuzeho, kugeza ubwo abanyarwanda ubu ngubu bose batekanye, barumva ko umukuru w'igihugu kuva byonyine yabimenye yabivuzeho ni vi. Natwe abo kuri KGD TV Rwanda wasanga mu minsi mikeya cyane rwose tuzungukira muri iki kibazo Bruce Melody yabarije abanyarwanda. Dushimire rero abitabiriye inama y'umushyikirano, byinshi batugejejeho, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nanjye sinabura kugusaba, abantu bakora mu bigo nka bya WASAC, REG, minisiteri zitandukanye, banoze imikorere. Ibi byose tuvuga ngo imbuga nkoranyambaga